Muraho neza, amahoro y'Imana abane namwe. Ni umuvandimwe ubahoza ku mutima kandi ubakunda, Jean Damascene Tuganimana. Mperutse gukora video ikubiyemo amasomo ajyanye no kumenya muzika, ariko kumetiriza amanota. Nshatse kuvuga ngo ni kinyamwuga, kumenya amanota kinyamwuga. Ndi kubabwira ku bijyanye n'amagame, ibimenyetso. Nari nahereye kuri 0. Iyi video rero nizere ko ugiye kuyikurikirana yose. Ni video igiye gufasha wa muntu wa none wamaze gusubiramo iriya video mperutse gukora yo kumetiriza amanota. Iyi video none ijyanye no gucuranga. Ubu twabaye abacuranzi kahavuye neza neza. Yego. Ni ukuvuga rero ku bijyanye, urabona ubundi intego y'ibi dukora cyangwa se y'aya masomo ni ukugira ngo dufashe benshi kuzamura impano. Nk'uko kuri title uri kubibona, ni twige muzika tuzamura impano. Noneho ariko hakaba kubiyemo iki? Kwiga gucuranga no kumenya amanota by'umwihariko, professional by'umwihariko. Nimvuga ijambo by'umwihariko ubyumve. Bishatse kuvuga rero, icara uhitega amatwi, ubundi iyi ngiyi ndi gukora ni theory cyangwa se theory. Pratique zo zirahari pe, zirateguye, nabateguriye pratique. Ubwo ibi ngibi biragufasha kukwinjiza neza muri piano. Mbere yuko rero nkubwira ku bijyanye na piano, kuri ya video hari ibyo ntagiye mbabwira byitwa ingendo. Ngiye kubanza kubivugaho ariko nihuta kugira ngo iyi video itaza kuba ndende ugasanga ugize intege nke zo kuyikurikirana, kandi ari kugira ngo igufashe. Nkuko wenda bigaragara, ari presentation, niyo mazina yanjye. Nkuko rero bigaragara, ngiye kukwereka uburyo muzika iryoha iyo uri gucuranga. None uri gucuranga ya manota. Kugeza ubu ngubu ndakeka nta muntu ufite ikibazo cyo kuvuga ngo ngiyi ndirimbo ngiri muri game, iyi game. Oya, nizere ko nta muntu ufite ikibazo kugeza ubu ngubu kijyanye na game. Ngiye kwifashisha igitabo cya mbere. Iki gitabo uri kureba, kangerageze bigaragaze neza. Tugiye kureba icyo bita ingendo. Nimvuga ingendo, uburyo ushobora kuba waririmba. Hariya biri kugaragara neza rwose. Ni ukuvuga ngo uko hariya nabishyizeho cyangwa se nagerageje kubyandika, hari ijambo uri kubona nyine, hari ibimenyetso cyangwa se amagambo uri gucuranga indirimbo yawe, ugasanga bitewe n'uko umuhimbyi yabishatse yayakomyeho. Ugasanga wenda niyo wari no kwigisha indirimbo, ugasanga birakujabutse, wenda ako kajambo karakwisobye, ugasanga rwose ntabwo uri kugasobanukirwa, ku buryo ushobora kuba wakigisha kandi ukigisha amanota yariyo, ariko wajya kuririmba ugasanga bihabanye n'icyifuzo cy'umuhanzi ibyo yari ashaka. Ariko iyo wamenye ko ari amaterime ari gukoreshwa, uba wabaye umuhanga neza neza, kuko urahagera ukavuga niba ari kugenda buhoro ndagenda buhoro, kugira ngo nyine bizamure emotion. Akenshi indirimbo ari gacyo bayijyanaga kugira ngo wenda wumve ubutumwa burimo utavudutse. Nyine hari gacyo noneho bongera akavuduko kugira ngo noneho akenshi kugira ngo indirimbo irusheho kuryoha, iryohere uri kuyumva. Yego, ibi nibyo ngiye kukwereka. Hari icyo bita rarigo. Rarigo ni ukuvuga ngo ni ukugenda buhoro cyane. Ubundi rarego twayifata nk'uko twavuga ngo rale.
hari aho uzajya usanga handitseho rare, ra ngufi na a na l ebyiri, rare. Akenshi aho ngaho ni ukuvuga ngo naho ni ukugenda buhoro. Rarego noneho ni bimwe, rarego ni ukugenda buhoro. Kurandaga ni ukugenda urandaga. Niba ndi kuvuga wenda ngo indirimbo wenda yahimbye aravuga ngo aleluya, niba mvuze ngo aleluya, ninjya kuri rarego ndarandaga nyine ndavuga ngo aleluya, ariko gutyo naho ngerageza ntabwo nyubahirije neza kuko ndarandaga cyane. Niko ndikugira ngo wenda video itagira mvuga ngo iyo niyo turi kwita rarego. Nuzabona indirimbo yawe bayanditse bagashyiraho itegeko rarego, uzamenye ko urarandagaho. None tuvuze ngo adagio cyangwa se adagio ni kugenda buhoro, cyangwa se ushobora gukoresha adagio cyangwa se ugasanga bashyizeho lent cyangwa se lento. Ni ukuvuga ngo ni ukugenda buhoro, ariko noneho ugereranyije na ya rarego iyo iba ngiyi y'ubuso gatoya. Niyo turi kuvuga ngo niba ya ndirimbo yacu nyine ko amanota bayanditse tugendeye kwa kundi mu busanzwe tuvuga ngo aleluya, ubwo nitujye kuri adagio tuvuga ngo aleluya. Mu gihe cyo kuri rarego tugenda ngo aleluya. Nono andante vuga ngo nono ni buhoro ariko iringaniye, buhoro ariko iringaniye. Bishatse no kuvuga ngo no gucuranga biriya uzajya ugenda uhura nabyo. Niyo mpamvu mvuze ngo mbere ko dufata piano tubanze tumenye ese icyambere ntabwo uzacuranga ibintu biri mu mutwe, kuko niba ari professional ni professional ntabwo tuzacuranga ibintu biri mu mutwe. None niyo aba ari andante ni buhoro mu rugero. Niba tuba tugenda kwa kuri adagio ngo aleluya, none kuri andante tuba ngo nivuga ngo aleluya. Nono hahandi nandi kuririmbira nyine ya manota bisanzwe, ho nandi kuvuga ngo aleluya, ubwo yaba ari moderato, moderate cyangwa se moderato. Ubwo nuvuga ngo sinzi niwe kumva izo movement uko zigiye zitandukanye. Moderato ni kuvuga ngo nyine ni ngari mu busanzwe kwa kundi ko twavugaga amanota cyangwa se twaririmbaga amanota tukavuga ngo iri nota rigira amasegonda 4, iri nota rigira amasegonda 2, iri nota rigira isegonda. Iyo ni moderato mu buzima busanzwe. None iyo tugeze ku cyo bita allegro ni ukwihuta. Urabona ndetse ngo rapide ni ukwihuta, yihuta nyine uvuga noneho irihuta. Niba ne kuvuga ngo aleluya, ni ngora allegro namba ngo aleluya, ntumvishe ko nihuseho aleluya. Gusa hariho akandi kadahari kitwa nibagiye kwandika, ariko nako ndaza kukwereka, ndaza kwifashisha noneho igitabo wenda nibura kitwa vivace. No iyo isombaho gato allegro, tundi tugira vuga ngo nukwihuta ariko byongeyeho noneho kuri allegro. Turi kuvuga ngo aleluya, tuvuga ngo aleluya. Urumva ko iyo niyo vivace, naho ndaza mbikwereke. Noneho iyo tuvuze ngo presto muri muzika, ubundi ni vuga ngo ningo kwa ngo kibuno mpamaguru, kwa kundi ko umuntu aba ari kwiruka nyine byihuse cyane, aba ari kwiruka cyane. Presto ni uwo muvuduko wa nyuma ubaho muri muzika. Ubwo na wumve ko ndiyo ndirimbo biri kwiruka. Ubwo niba ari ya ndirimbo ivuga ngo aleluya aho muri allegro, cyangwa se twafata muri iyo vivace aleluya, ubwo muri presto bavuga ngo aleluya. Urumva ko ibiri kwiruka aleluya, ariko naho ngaho ntabwo ndi kubifata neza kuko presto nyine hari n'uwahita yihuta agasumbya aleluya, ukaba aleluya
iyo niyo twita Presto. Noneho nifashishije no kuri iki kindi gitabo ngira ngo urebe, nifashishije kuri iki kindi gitabo, reka nze nabyo mbigaragaze neza, naho iki gitabo nacyo kidufashe. Ni igitabo cyitwa imfashanyigisho ya muzika. Ahangaha ibi ntabwo nahita mbivugaho, ntari nahita mvuga ku bijyanye n'ingendo. Reka nsubire inyuma gato, reka nsubire inyuma gato. Nsubire inyuma gato. Tuvuye ku ngendo rero, nshaka kukwerekana turiya tumenyetso. Kwa turiya tumenyetso, hari utumenyetso tujya duhura natwo muri muzika, ugasanga bashyizeho twa pa ebyiri, cyangwa se p double p, cyangwa se bashyiraho p imwe, cyangwa se m na p, m na p, cyangwa se ugasanga bashyizeho m na f, m f, cyangwa se ugasanga bashyizeho f yonyine, cyangwa se nanone ugasanga bashyizeho f ebyiri. Ese ibyo bintu byo ntibikira? Nibyo ngiye kugusobanurira. Nubona ahanditse pa ebyiri, iyi screen iri kugaragara neza, nagerageje kugira ngo nyigusharinge, iri kugaragara pe. Ku muntu wenda utari kubibona, ujye kuri setting ya YouTube, nyine kuri kuba ufunguye video, hari akamenyetso kagaragaza setting, ugakandaho, ubundi ukareba niba ari muri high quality. Iyo ugeze muri high quality ugahita ukanda nanone handitse ngo advanced. Kuri advanced bahita bakwereka noza uburyo ushobora kuba wayirebamo, uburyo appearance bishobora kuba byagaragara. Ujye umwishyirira kuri 720 video biri kugaragara neza, ku buryo akantu kose uri kukabona. Kandi nanjye iyo ndi kubiyitunganya, ngerageza kuyitunganya ku buryo buri muntu wese azaba ari gusoma ibyo nagerageje kwandika. Iyo tuvuze rero pa ebyiri, yitwa pianisme. Bivuga ngo ni buhoro, ariko ni buhoro muki, bitandukanye na za movement nandi kukubwira. Hari ukwihuta ku manota wirukanga, ahubwo none ukuvuga ngo uburyo wari uri kuririmba, uraburirimba buhoro, ube nk'uri kongorera. Reka nze ndakomeza gufata urugero kuri iriya ndirimbo nayivuze ngo Alleluya. Ubwo niba ndi kuririmba gutyo ngo Alleluya, ninjya gufata zira p ebyiri, pianisme, ni ngo kongorera, navuga ngo Alleluya. Ndakeka ahangaho mbise Alleluya buhoro. Noneho piano ni p imwe. Noneho buri ngo kubwira umuntu wenda mwicaranye muri ngo kuganira, hari uburyo bwo kongorera umuntu uri kumubwira kwa kundi ngo yewe yewe. Noneho hakaba n'ubwiye cyo uri kubwira umuntu ariko mwegeranye mwicaranye nyine muri kuganira. Icyo gihe iyo ubwo buryo uri kugendamo nibwo bwitwa piano buhoro ku muntu mwicaranye. Noneho kwa ziriya ngendo ntibyibagiwe, ntabwo cyangwa se mwaburiya buryo bwo kuririmba buhoro, cyangwa se wongera ijwi, cyangwa se uririmba riringaniye, ntabwo bituma ukuraho muvoma, cyangwa se niba indirimbo yihuta ugasanga bagashyizeho, nyine urakomeza wihute ariko uvuge buhoro. None niba wenda iri kurandaga bagashyizeho, nyine urarandaga uragenda buhoro, ariko ube nk'uri kubwira uri kongorera. Yewe wari uzi ko muzika iryoha. Urumva ko ndi gutyo ndi kuvuga buhoro. Niba nandi kubivuga ndi kwihuta, yewe wari uzi ko muzika iryoha. Gutyo. Urumva ko ndi kuvuga muri ko nandi kuvuga bisanzwe, ariko ndi kubivuga buhoro. Ariko niba tugeze none kuri MP, M na P niyo twita mezzopiano. Mezzopiano kuvuga ngo ni buhoro ariko iringaniye, ugereranyije na pianisme cyangwa se piano. Iyo MP yo nuvuga ngo nyine ni buhoro ariko iringaniye. Ni nguko none wabwira nk'umuntu ariko mwicaranye muri metero, for example harimo nka metero, ukaba wamubwira ngo yewe wari uzi ko muzika iryoha, gutyo uko ndi kuvuga, yewe wari uzi ko muzika iryoha.
urumva ari ngo hirya ku ruhande rwanjye gatoya. Iyo niyo twita MP mezzo piano. Noneho ndakomeza ndakoresha cyane kugira ngo video itaza kuba ndende, ndakoresha amateri makunze iyo nkunze nanjye kubona mu bimenyetso bya muzika. Turabona n'imyitozo, nibwo nitugira ku myitozo ho bizaba biri kugaragara neza cyane. Ngiye hari yanditse ngo MF ni mezzo forte. Mezzo forte ni ukuvuga ngo ni cyane ariko biringaniye. Ni ukuvuga ngo noneho ni nga wa muntu ugiye kubwira ariko harimo nka metero 2 cyangwa se 3. Ye ngaguke nyine mu bisanzwe, ni ngubusanzwe ngaguke ko mba ndi kuvuga ngavuga ngo ariko mwa waruzi ko muzika iryoha wana gutyo ko ndi kuvuga. Niba ndi kuririmba haleluya gutyo, ariko mwa waruzi ko muzika iryoha, urumva gutyo ko ndi kubivuga. Noneho fortisme ho ni cyane ariko bidakabije. Forte ariko bidakabije. Bivuga ngo wongera ijwi. Ukibuka ko mvuze ko biriya bimenyetso bigaragara muri muzika ntabwo bituma indirimbo irandaga, ahubwo ibituma indirimbo irandaga nabyo nabigaragaje, nabyerekanye. Noneho icyo bita fortissimo ni F ebyiri cyangwa se fa ebyiri. Cyatse vuga ngo fortissime noneho ni cyane, ni ngo gusakuza. Kwa kureba murandabare wenda umuntu aragukanze yego, iyo ni fortissime n'imbaraga. Ngo kubwira umuntu uri hakurya, kwako niko kera byabagaho kumva uruhamagara, yewe mumbwirire runaka. Cyane iyo niyo twita fortissime, cyane n'imbaraga uko ushoboje. Aha, ndakeka nabira nabyo byumvikanye. Reka mbivuge nihuta byose. Pianismo ni ukuvuga ngo ni buhoro cyane. Piano ni buhoro. Noneho mezzo piano ni buhoro ariko biringaniye. Tugahita tujya hepfo. Mezzo forte ni cyane ariko biringaniye. Forte ni cyane ariko udakabije. Noneho fortissime ho ni cyane n'imbaraga. Twakomeje kugira ngo mbikwereke neza. Haniya noneho nagerageje kongera kanonge nakana ko ngagusharinge neza. Hano ndakeka bigaragara. Wow. Hariya urabona ko noneho ubundi biriya bimenyetso byose ndi kukwerekana ibyo twita nuance. Ndagenda mbereka ibimenyetso dukunze kubona muri muzika. Hari ibyo bita crescendo. Biriya byose turi kuvuga ni ibyo twita nuance. Iyo tuvuze nuance ni bya bindi bimenyetso nyine biri muri muzika byose tubyita nuance. Nibyo biryoshya indirimbo. Niba wongera ijwi ukagabanya, urandaga, wiruka, ibyo byose uhindura ibimenyetso cyangwa se ibimenyetso by'ibipimo, ibyo byose ni nuance. Twakomeje. Iyo tuvuze ndavuga kamwe ndetse na kira nawe uriya murongo uri kubona umeze nkaho ari birutwa. Uriya murongo reka mvuge ko wenda reka nkoreshe birutwa cyangwa se mu cyongereza mvuge ngo ni less than. Yego, reka duvuge ko ari less than cyangwa se birutwa. Ni ukuvuga ngo uriya murongo witwa crescendo. Iyo tuvuze ngo crescendo no kugenda ariko wongera ijwi. Niba ndi kuririmba ngo haleluya, ubwo turagenda ngo uratangira buhoro ugenda uhagura ijwi. Haleluya, wumvise? Haleluya, tangira buhoro ugenda waguka. Ibyo niyo mpamvu kira kimenyetso nyine bakishyira. Urabona ko katangiye gafunganye ariko kajya kurangira byagutse. Niyo mpamvu ariyo uvuga ngo genda wongera ijwi buhoro buhoro. Haleluya. Wow. Noneho hari kandi uvuye kuri crescendo no kugenda wongera ijwi. Noneho hari no kuvuga ijwi cyane ukagenda urigabanya. Ibyo nibyo twita decrescendo. Reka nze bigashireho. Decrescendo cyangwa se decrescendo naha biragaragara neza. Iyo tuvuze decrescendo no kugenda ugabanya ijwi. Urabona noneho ko bakoresha ikimenyetso kivuga ngo ni greater than cyangwa se biruta.
wavuze cyane ugenda ugabanya ijwi buhoro buhoro. Niba ariko twari tuvuga ngo kwa kundi ubwo niba ari ya ndirimbo cyitwa ngo Alleluia, nidukoresha decrescendo tuvuga ngo Alleluia Alleluia, urumva ko nakubise ijwi cyane ngenda ndigabanya Alleluia. Ibyo ngibyo nibyo biri kugaragara nk'uko nyine kino kimenyetso cy'uri kureba kigaragaza nkaho ari greater than cyangwa se biruta. Urabona ko uratangira waguka ujya gusoza ufunze uri buhoro, uri kuvuga buhoro. Hariya ndakeka byigaragaje. None reka nze nshyireho n'aka gatebo nako mbivugeho ubundi ibyo tutabashije kubona hariya n'aha ngaha mbivugeho, ubundi duhite twinjira muri gahunda ya piano neza. Ariko hari amaterime amwe namwe twamaze kumenya tugiye kujya duhura nayo muri muzika, ubundi ntitugire impungenge. Iriya piano nayivuze ni koroshye nyine, woroheje. Pianismo woroheje cyane, ugabanyije cyane. Mezzo forte ni ukuvuga ngo ushizemo wongeye uririmbye wongeye ariko udakabije. None forte ushizemo imbaraga, forte nyine uririmbye cyane ariko nanone udasakuje. Fortissimo uvuze cyane ku buryo waba uri no gutabaza, nyine washizemo n'imbaraga cyane, n'imbaraga nyinshi. Noneho iyo tuvuze ngo hepfo hari n'akandi uri kubona kanditseho ngo dorse cyangwa se uzajya usanga banditse dorse cyangwa se banditse ngo dol dorse, bishatse kuvuga ngo ni ukoroshya ijwi no mu ngendo. Nyine ni ukoroshya ijwi no mu ngendo. Ndakeka hara turi kugaragara rwose. Noneho hepfo yaho tugahita tujya kuri ya crescendo, ugenda wongera ijwi ugatangira buhoro ukagenda urizamura. Tukajya kuri decrescendo none ni ugutangira cyane ugenda ugabanya. Noneho hari naho uzajya usanga ubundi aya ma crescendo uzajya wandika handitse ngo cres, none decrescendo handitse ngo decres. None ushobora no gusanga yari indirimbo uzajya zivuga ngo diminuendo ni kimwe nuko wavuga ngo ni decrescendo. Ni wumva ngo diminuendo bashobora kwandika ngo dim dimi, bishatse kuvuga ngo ni diminuendo. Ni bimwe nuko wavuga ngo ni decrescendo. Ayo ni amaterime ya muzika uzajya usanga ku ndirimbo. None hari n'ahandi uzajya usanga keretse ko ntabwo gakunze gukoreshwa cyane ngo simolizanto ni ukuvuga ngo ni ngo guhwereza, kwa kundi uri ngo kuririmba ariko nk'umuntu nyine guhwereza, ukaririmba ugashyiramo na emosiyo ku buryo umuntu uri kubibona ashobora kuba yarira bitewe n'uko indirimbo wenda na message nayo ifite mu ndirimbo. Guhwereza, wow. Noneho hari akandi kitwa prodendose ni uguhwekeza, guhwekeza ni ngo nta rusaku, nta nyine uhwekeje n'akayaga gatuje, yego, nta rusaku, nta uhwekeje, yego. Ndakeka uri kubyumva neza. Noneho ibindi dusanga muri muzika cyane ni ibyo kuvuga ngo SF, nujya ubona ngo SF ni ugutsindagira. Uri umva niba ari nka kwa kundi ko cyane kuri base, ariko ngo vuga base nyine igituza kize, iryo jwi ukaritsindagira. Alleluia, ukaritsindagira kabisa. Iryo niryo twita yitwa sfolizanto. Uzajya usanga washyizeho ngo SF sa na fa. Icyo gihe nuvuga ngo ni ugutsindagira ijwi, kugenda uritsindagira. Ibi ndakeka nabyo ngerageje kubivuga ibimenyetso bya muzika. Noneho reka nze bite twinjira
muri ya gahunda yacu ya piano. Gusa wibuke ko ahangaha ntabwo ngiye iyi ni theory kugira ngo bibanze bigufashe mbere ko dutegura isomo rya piano, tubanze tumegire ibyo tumenyaho. Ese piano niki? Ese piano iyo nyicayeho biba bimeze gute? Icyo nibyo tugiye kubanza kureba. Ukibuka ko imyitozo yo irahari rwose, narayiteguye myinshi. Iyo tuvuye ku bijyanye n'imyitozo, ikindi duhita tureba ni navuga ko ubwo tuvuye ku myitozo se dukora imyitozo myinshi kugira ngo intoki zikore. Ukibuka ko iyo turi gucuranga intoki zose ziba zigomba gukora n'ibiganza byose bigomba gukora. Twakomeje ahangaha uri kubona ngo summary that help us to learn piano professional. Nyine ni summary, ibira ni summary, ni mu ncamake nagerageje. Ubwo tugiye kubanza turebe music note and their names. Tugiye kubanza turebe ubango nakoze summary irango tubanza twige piano ariko tuzi ibyo turi kwiga ibyo ari byo. Tugiye kubanza turebe amazina y'amanota ndetse n'amanota twagiye. Ahangaha nubwo ari mu Cyongereza ndagerageza kuyavuga mu ndimi eshatu, nubwo nta Gifaransa nzi ariko ndagerageza, wenda nawe uzajya ugenda ubihuza urebe. Hari gusa hariya mwari amanota ari kuburamo inota ryitwa all note, ndaza kuribereka. Ni inota all note iyo tuvuze all note ni inota rinini nyine yagutse, ari ryo twita ruziga cyangwa se tukaryita ronde. Noneho haranditse ngo half note urumva ni kimwe cya kabiri cya nota ryitwa whole. Iryo nota rero ira nota ryitwa half note niryo twita branch mu Gifaransa, mu Kinyarwanda ryo tukagita ruziga nkoni. Ririya ryanditse ngo quarter note ni ukuvuga ngo ni ubundi quarter ni kimwe cya kane, half we ni kimwe cya kabiri, ni kimwe cya kane cya nota. Birefera kuri rya nota turi kwita whole note cyangwa se ruziga. Kimwe cya kane cy'iryo nota ry'iryo nota rero ryitwa quarter note. Mu Gifaransa tukagita ko ari noire, mu Kinyarwanda tukavuga ko ari gahiri cyangwa se gakoni. Noneho eighth note ni branch. Eighth note nyine kuvuga ngo ni kimwe cy'umunani. Hariya aho mu Cyongereza baneyiminga cyangwa se bavuga inota bagendeye kuri rya nota rinini, bakagenda barigabanya bikaba binahwanye n'icyo bita amabiti. Biti ni ukuvuga ngo y'amasegonda, niba ari amasegonda nugabanya kabiri ahita biba amasegonda, ni nka gutyo. Inota ryayo bitewe n'agaciro bagendeye kuri rya nota rya mbere ryitwa ronde cyangwa se ruziga cyangwa se whole note. Noneho iyo turi kwita eighth note niyo twita shami cyangwa se cloche. Noneho 16th note ni shami nyabubiri cyangwa se double cloche. 32nd note ni kuvuga ngo ni kimwe cya 32 cy'iryo nota kinota cyajya nota rya mbere. Ishatse kuvuga ngo ni shami nyabutatu ariryo twita mu Gifaransa triple cloche. Hepfo nagerageje kwereka, ushobora gusanga ishami bayanditse bazihuje, kuvuga ngo ari amanota aya uri kubona. Reka nyakoreho gusa ntabwo kanze nkozeho agakoni. Urabona aya manota aya ngaya, aya ni amashami, niyo twita gashami, niko bayahuje abiri, ni ishami ebyiri. Shatse kuvuga ngo nayo ni ishami. Iyi ni ishami nyabubiri cyangwa se ushobora kubyandika kuri shami nyabubiri. Aha ni kwereka uburyo ushaka kuba wakandika shami nyabubiri cyangwa se shami ushobora kuzihuza. Twakomeje. Ibi nubona bira bimenyetso uzamenye ko iriya yanditse ngo shape ni ukuvuga ngo ni dieze yo mu Kinyarwanda ntabwo ndabona uko nza kubivuga, ariko ni dieze. None tukajya kuri zazi imfunguzo, bishatse kuvuga ngo rura rufunguzo rwanditse ngo treble clef ni ukuvuga ngo ni urufunguzo rwa solo, clef de sol. Urwo rufunguzo rwa solo nirwo rujyaho amajwi ya soprano ndetse na alto, ariko si itegeko, biterwa nuko
uwahimbye indirimbo yabiteganyije cyangwa se yashatse gutegeka. Bishatse kuvuga ngo akenshi amanota ariko ari urufunguzo rwa credo do solo ducurangisha akaboko k'iburyo akenshi, nubwo atari naho ntabwo ari itegeko, ariko akenshi ducurangisha akaboko k'iburyo. Noneho ruriya rufunguzo rukurikiyeho urabona ko handitseho ngo bass clef. Bass clef bishatse kuvuga ngo ni urufunguzo rwa fa, ubwo nyine bahise banakubwira ngo ni amanujwi ya bass y'abagabo, tenoro na bass. Ariko nabyo si itegeko, ushobora gusanga hariho ndaro na tenoro gusa, ariko akenshi aho uzabibona haba hariho tenoro na bass. Noneho akenshi ukaba ushobora kuba wacuranga ko ari urufunguzo wifashishije akaboko k'ibumoso. Ndakomeza. Aha nagerageje harandakeka ni music theory cyangwa se music theory, ibi maze kubivuga. Hari kitwa bekale, nubwo bitari kugaragara neza, ntabwo biri kugaragara neza nkuko bishaka, ariko biriya ni ibindi by'imfunguzo maze kuvuga. Urufunguzo rwa sol, urufunguzo rwa fa n'urufunguzo rwa do. Urufunguzo rwa do reka nze nkomeze, ariko hakabonekaho bemoro na dieze ndetse na bekare. Kandi nshaka kugira ngo tubigaragaze neza. Hakazaho icyo bita staff. Iyo tuvuze staff ni muhundwa nota, music staff ni muhundwa nota. Muhundwa nota ni ya 50 ibirimo y'amanota cyangwa se amanota arimo hagati. Noneho hari icyo twita repeat. Repeat ni ukuvuga ngo reprise, gusubiramo. Ako ngako bigaragazwa n'umurongo ubuciye muri ya muhundwa nota ariko uhagaze. Iyo murongo wabwita bar line. Uwo murongo ugasanga bashizeho utudomo tubiri. Bashobora no gushyiramo ibindi bimenyetso bibigaragaza, nabyo ndaza kubigaragaza nkwereke, kugira ngo bishatse kuvuga ngo niba uri gucuranga ukakageraho urongera usubiraho wakabonye ako kamenyetso gasubize kavuga ngo ni repeat. Ari nicyo bita common time. Common time kano kameze ngaca. Iriya common time rero kariya turi kubona kajya kuba ngaca ahangaha, hano ndi gukoza kano gati, ni ukuvuga ngo common time ni mezire ya 4/4. Ubwo nuvuga ngo nyine mu busanzwe iyo irazwi, iri common irazwi ko ari 4/4. Nuzayibona babishize mu ira ndirimbo yawe uzamenye ko iyo mezire ari 4/4, ariyo twita common time mu cyongereza. Ya manota urabona, ya manota naho nagerageje kuyashyiraho whole note. Ndi kwihuta kugira ngo iyi video itere kuba ndende. Hari icyo bita whole note, half note, quarter note. Bira byose nabivuzeho nigitangira, ntabwo ndatinda. Ahubwo nicyo bita incecetsa zazo, ari uraza kuzirebaho. Incecetsa ni ukuvuga ngo ni amasilence, mu cyongereza ni reset. Sorry, rest ntabwo ari reset. Rest ibiruhuko. Whole reset, half reset, quarter reset, yongira reset, kuruhuka, ibiruhuko. Mu Gifaransa ni silence, incecetsa. Noneho harani ibyo nashaka, birani ibyo nashakaga cyane. Bango whole note ihwanye n'amasegonda 4, birani ibyo nashatse kwerekana. Noneho whole note nivuga whole note ni uruziga. Noneho icyo bita half note ihwanye n'amasegonda 2. Hano ndakeka biri kugerageza kuboneka nubwo atari neza cyane na projects, ariko kuvuga ngo kano kazu karimo imibare 2. Bishatse kuvuga ngo iri nota rimwe rihwanye n'amasegonda 4, iri rikari rihwanye n'amasegonda 2. Urabona ko nanga bahise barishyiraho rihwanye n'amasegonda 2. Bishatse kuvuga ngo iri nota dihuje n'iri ngiri byahita bihwana n'amasegonda 4, rigahita bihwana n'iryo hejuru. Noneho tugahita tukomeza tukagera kuri gahiri cyangwa se kwata imara isegonda 1. Urabona bahise noneho babiseparatinga bashyiraho isegonda 1. Ndakeka nabiri kugaragara.
ndakeka biri kugaragara rwose. Uvuga ngo none urabona ko bakozemo utuntu tune, none tukahita tugera kuri croche cyangwa se shami. Urabona ko shami noneho ni kimwe, uvuga ngo ntabwo ari segonda, none ahubwo ni kimwe cya kabiri cy'isegonda. Bishatse kuvuga ngo bibi segonda igihe cyuzifatanyije ari ebyiri. None tukajya kuri double croche cyangwa se shami nyabubiri 16th note. Bishatse kuvuga ngo noneho yo irihuta, ni kimwe cya 16 cy'isegonda. Kimwe cya 16 cy'isegonda ni biriya genda urabona 16th note. Noneho ubwo na triple crochet wabikomeza nta kibazo. Noneho ngiye kukwereka, nubwo nagiye nkoresha amaleta harana mu rwego rw'icyongereza, hari urabona ko nashizeho icyo bita amanota yacu, ariko nza gukoresha icyo bita amalphabet, ngo E G B D F cyangwa se E G B D F. Bishatse kuvuga ngo yara na amanota afata mwayira mirongo ku rufunguzo rwa soro. Ku rufunguzo rwa soro inota rifata mu murongo wa mbere gitwa mi, mu murongo wa kabiri gitwa sol, mu murongo wa gatatu gitwa si, umurongo wa kane iryo nota gitwa re, umurongo wa gatanu iryo nota gitwa fa. Ubwo ko bikurikiranye, ubwo ndavuga ngo namutse ndi no kubirimba ngo mi so si le fa, yari amanota aya ya mbere. Mi so si le fa. Wow. Noneho hagati naho hajyamo amanota, nubwo turongo tutari kugaragara neza, ariko naho hajyamo amanota. Ara ntabwo turi kugaragara neza, projecteur ntabwo iri kutugaragaza, ariko hagati y'umurongo wa mbere n'uwa kabiri hajya inota gitwa fa, hagati y'umurongo wa kabiri n'uwa gatatu hajyamo inota gitwa la, hagati y'umurongo wa gatatu n'uwa kane hajyamo inota gitwa do, hagati y'umurongo wa kane n'uwa gatanu hajyamo inota gitwa mi. Ubwo ngiye kwerimbara ngo fa la do mi, fa la do mi. Nayo manota, ayo manota niyo afata hagati mwayira mirongo ku rufunguzo rwa fa, rwa soro. None tugiye ku rufunguzo rwa fa. Ku rufunguzo rwa fa naho reka bigaragaze hariya, bivuga ngo ku rufunguzo rwa fa amanota agenda afata kwa iriya mirongo. Inota rya mbere rifata ku murongo wa mbere ryo hasi ryitwa soro, irikurikira ni si, irikurikira ku murongo wa gatatu ubwo ni le, irikurikira ku murongo wa kane ni fa, irikurikira ku murongo wa gatanu rikaba la. So si le fa la, ni gutyo. So si le fa, so si le ni kwivuga nabi, so si le fa la, ni gutyo. Ari nayo manota. Noneho hagati ko hasi amanota aboneka hagati ya yira mirongo arimo inota gitwa la na do na mi na sol. Ubwo ni la do mi so hasi, la do mi so. Nubwo nakoresheje ari amaleta ntibize kugira ikibazo, bishatse kuvuga ngo kuko iyi video nyiteguye nzi neza ko amanota kugeza ubu ngubu nta kibazo dufite ku manota mu gusorofiya n'aho amanota abaherereye. Niyo mpamvu ndi kugerageza kwihuta. Ukibuka ko do ibi kuri nagerageje no gushyiraho arrangement of music note on staff kuri muhundwa nota. Ni ukuvuga ngo uko natondetse amanota, ni ukuvuga ngo aho urabona si wenda nashizeho si, ibyo ntoze kugira ikibazo. Inota rya do riboneka hagati nako munsi ya muhundwa nota, ariko iryo nota rikaba riciyemo akarongo. Inota ryitwa le riboneka munsi ya muhundwa nota, ariko iryo nota rikaba ritaciyeho akarongo. Inota ryitwa mi, iryo nota ryitwa mi riboneka ku murongo wa mbere twaribonye. Inota ryitwa fa ni hagati y'umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Inota ryitwa soro ni ku murongo wa kabiri, yego. Inota ryitwa la ni hagati y'umurongo wa kabiri n'uwa gatatu. Inota ryitwa
si ni ku murongo wa gatatu. Haruguru nabyerekanye, niyo mpamvu ndi kwihuta. Inota ryitwa do riboneka hagati do yo hejuru iboneka hagati y'umurongo wa gatatu ndetse n'uwa kane. Ibindi ugakomeza uziko abantu utagenda yisubiramo, ni do re mi fa sol la si do, do re mi fa sol la si do. Ibi nibyo nshaka rero cyane. Ibi nabyo ni ibimenyetso bya muzika bizigiye kujya bidufasha gucuranga. Hari icyo bita bare line. Bare line ni umurongo uhagaze, ariko uwo murongo uhagaze ukaba nivuga ngo ubundi uri muri muhundwa nota, uri muri muhundwa nota. Uwo murongo niwo ugabanya ibyumba. Iyo mirongo igabanya ibyumba niyo twita bare line, cyangwa se mu gifaransa bare ligne. Bare ligne sharpe twayivuze, sharpe niyo mvuga ngo sharpe utumva ko ari dièse. Noneho reka twikomereze bare line. Urabona izina ndi kuvuga ni iri bare line. Bare line ni kano karongo kaba kanyuze muri muhundwa nota. Sharp ni dièse. Noneho reka twirebere staff. Music staff ni ya mirongo 5 dushyiramo urufunguzo rwa solo cyangwa se rwa fa. Iyo mirongo 5 ariho duhita dushyiramo amanota, yari amanota yose tuzi. None nakandi kitwa fermata. Fermata this one. Fermata aka kamenyetso ni kano, aho uzakabona mu ndirimbo. Akenshi uzajya ugasanga ku ndirimbo aho iri gusorezwa, iriya ndirimbo yacu aho ujya ukabona uvanga iryo nota uzaritindeho kugeza igihe dirija uri kukuyobora abishaki, cyangwa se kugeza wowe igihe ubishakiye abishatse kukugarura kuririmba ukomereze ko. Iryo nota bagashize uritindaho. Mu noza bundi mu kinyarwanda twavuga ngo ni murambya nota. Murambya nota. Iryo nota nyine ukaritindaho. Okay. Twakomeje. Hari icyo twita mesure. Iyo biriya byumba baba baciye muri muhundwa nota, ni hanga bagerageje kaka bare line dore ngaka nakandi bashyizemo tubiri. Iki cyumba cyonyine nicyo twita mesure. Amanota arimo niyo twita mesure. Measure. Ivango mesure. Yego tugiye gukomeza. Uvango mesure niba twavuze ngo ni 4/4, amanota ne wenda yantwara agomba kuba ari mwakire ya cyumba. Niba ari 2/4 hagomba kuba arimo ntwari 2 gutyo. Noneho akazanya kandi kanditse ngo slile. Akangaka slile ni umurongo ubuhuza amanota abiri cyangwa se arenza abiri. Uyo slile rero ishyirwa hehe? Bango mu gifaransa tujya tuvuga ngo ni liaison. Ni kwa kundi kuzasanga nyine n'inyugute, cyangwa se niba nari kuririmba kwa kundi ngo alleluya, noneho ugasanga wenda a iyo andi guheraho bayanditse ariko bashyiraho amanota abiri. Ndavuga ngo alleluya, urumva ko indirimbo urumva ko ndi kuvuga alleluya. Ako rero ko ndi kuvuga ngo niko dushyiraho kugira ngo wumve skill cyangwa se liaison. Wow, twakomeje, ntabwo ndatinda, gusa nizere ko iyi ni incamake kugira ngo dutangire piano. Hano dufite ikindi navuga double bare line cyangwa se double bare ligne mu gifaransa. Double bare line akangaka ni tuno turongo akenshi tugaragara igihe cy'indirimbo iri kurangira. Aho indirimbo cyangwa se aho niba ari irashoboka ko yaba ari indirimbo irangije refre cyangwa se igitero, bitewe cyangwa se na message y'indirimbo akingenzi, wenda hari ibindi jwi rigiye kwiyongeraho, bazajya bashyiraho karaka double bare line. Bishatse kuvuga ngo iyo muri ya muhundwa nota birarangiye. None nakandi kitwa natural dore ni kano kamenyetso niko tuza kwita bekare. None uvuga ngo aho uzajya ugasanga uri ngo gucuranga gahita gasenya. Bundi kino kibazo reka nze ngavuge neza, bari bambaje ngo mbese bekare imaziki. Bekare vango niba nandi gucuranga wenda ngagwa ku nota rifite dièse cyangwa se bemol, nono iri kurikiye bagashyiraho bekare itisenya
bya bindi bari bategetse ngo nugera hano ngo ucurange diyeze, beka rero uhita wongera ugasubira muri natire nyine uko uri gucuranga bitewe na game wari urimo, ugakomeza ibisanzwe. Wari gucuranga ugera ku nota ifite diyeze cyangwa se bemol, ubwo iryo nota rifite diyeze muri icyo cyumba uhita usanga harimo irindi bikurikiranye ariko rifite bekari, uhita wicurangira ibisanzwe bitavuze ngo wenda ngo rya nota ngo ndongera ngo di diyeze, oya hita wicurangira ibisanzwe bigarukire mu busanzwe. Iyo niyo mpamvu bashyize ngo naturel. Yego, noneho ibirabyo ngo bya clef ntabwo ndabisubiramo n'imfunguzo, ahubwo ngiye kuvuga ko icyo bita staccato. Staccato nuko bitari kugaragara neza, ni utudomo bivuga ngo inota ugasanga hejuru cyangwa se munsi bashyizemo utudomo. Staccato icyo bishatse kuvuga, inota ugenda uridoma. Niba ndi kuvuga ngo alleluya, nimvuga staccato bavuga ngo alleluya alleluya, ugenda uridoma staccato. Hari indirimbo wenda kugira ngo yemba ngo alleluya 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 alleluya, iyo ndirimbo bategetse ko igomba kuririmbwa kuri staccato, ugenda udoma iryo nota utariramba ngo alleluya alleluya, ahubwo uvuge ngo alleluya alleluya, ukagenda udoma. Twa tudomo ntabwo turi kugaragara neza, ariko hano ahangaha hano turahari kwa aya manota, icyo bita staccato. Imfunguzo nazivuze. Legato ni kimwe na ka kamenyetso ndi kuvuga, dore ni kano legato ko ndi kuvuga ngo speed. Noneho icyo ngiye kuvuga iyo tuvuze ngo flat ni bemoro kuvuga ngo inota ugabanyuriyeho gato, ubaye ngusubiye inyuma gatoya h'inota rimwe, ubundi iyi nota wongeyeho wenda ukanze ikurikiyeho, iyo nota urisanzwe ugakandira ikurikiyeho wenda ry'umukara, iryo aba ari diyeze yaryo. Iyo usubiye ngusubiye inyuma kuri rya nota ukaba ngusubiye inyuma, iryo gihe aba ari bemol. Ndaza kubikwereka neza. None icyo bita repeat nabivuze aho biri kugaragara. Repeat mvuga ngo aho ubonye utu tudomo kano karongo ya bare line bashyizeho utudomo tubiri, cyo tuvuga ngo aho hantu urasubira uragenda uririmba, ariko nugera kwa kano kwereka nyine bira tudomo tuvuga ngo garuka genda, nutwongera kutubona ugaruke. Repeat. Sawa, twakomeje. Ibi nibyo maze gusobanura, ntabwo ngiye kongera kubivuga. Harimo n'incecetsa rest, ibiruhuko. Irabyo ntabwo ngiye kubivugaho, video itere kuba ndende, kuko muzika nitugera muri ma pratique tuzagenda duhora na biriya byinshi, ukibuka matriole. Hariya kiriya kiri kureba rero, biriya ni amagame yose, haba muri majeri na mineri. Biriya ni kuvuga ngo diyeze, bemoro. Ukibuka ko iyo tuvuze diyeze uvuga ngo aka ihangaha nta diyeze irimo, niko ntabwo biri kugaragara neza, ariko ntabwo biri kugaragara neza ndi kubibona, ariko turihangana. Bivuga ngo iyo twanditse ya muhundwa nota nta kandi kamenyetso gari kuri urufunguzo rwa solo cyangwa se rwa fa, nta na diyeze n'imwe ihari, icyo gihe uvuga ngo nyine ni ugucuranga ya mabuto y'umweru gusa, bishatse kuvuga ngo ni game n'ubundi iyo twita naturel, natural game. Noneho iyo tugiye ku ka kabiri, ubwo ku ka kabiri nituri kuza ahangaha urabona ko hariho icyo bita diyeze. Diyeze y'imwe iyo game yitwa solo, bishatse kuvuga ngo iyo turi kudiyeza dufata amanota, inota rimwe ry'umukara turi gucuranga, dufata inota rimwe ry'umukara ari ryo nota ryitwa fa. Kuba transpose iryo nota ryitwa fa navuze ko aba ari si, ariko ntabwo ndi gutranspose kuri ya manota bisanzwe, kuko ngiye kwigisha piano iryo nota rizaba ryabaye fa. Ubwo bishatse ngo kuri diyeze dufata inota ryitwa fa. Iyo bibaye amadiyeze abiri hano uri kureba, iyo bibaye amadiyeze abiri ahangaha, bishatse kuvuga ngo ubwo ni uvuga ngo n'amanota y'umukara turafatamo n'abiri. Iryo game ni game ya re. Kuri game ya re inota ry'umukara turaza gufata ubwo ni do ndetse na fa. Inota do turayifata ari diyeze ndetse na fa ari diyeze. Ubwo nimvuga ngo ry'umukara wumve ko ari diyeze ry'umukara,
andi yose araba ari ay'umweru. Usibye ko wenda mu ndirimbo bashobora kuba bitewe n'uko umuhanzi yabishatse ashobora gutegekamo imbere hakaba harimo andi manota y'amadiyeze, ariko in generally muri rusange aba ari ayo ngayo mu ndirimbo uba ugiye gucuranga. Noneho iyo ari diyeze eshatu bishatse kuvuga ngo nyine uradiyeza amanota atatu uraza kudiyeza bwira game ni game ya la. Ibyo nabivuzeho cyane muri video yakurikiyeho. Iyo game ya la iyo tugiye tudiyeza bya nota nanone bya mbere ryitwa fa, tukadiyeza inota ryitwa sol, ndetse tukadiyeza n'irindi nota ryitwa do. Ubwo ni do, fa na sol. Ayo niyo manota dukanda y'umukara. None zibaye diyeze enye iyo game ni mi. Ubwo kuri game ya mi tudiyeza inota ryitwa le, tukadiyeza inota ryitwa do. Ubwo bishatse kuvuga ngo muri ya manota turadiyeza hiyongeramo do le. Ubwo ni do, fa, sol, hakiyongera rya kane rya le. Twagiye. Ubwo ayo niyo manota y'umukara tugenda dufata. Ndaza kubikwereka hepfo. Iyo tugeze kuri diyeze eshanu, ubwo iyo game ni C, game C diyeze. Iyo urumva niba ari diyeze eshanu bishatse kuvuga ngo harimo amanota 5 turakanda y'umukara, game C diyeze. Ijya mbere turakanda, ubwo nuvuga ngo muri za diyeze ubundi za zindi ntabwo ziraburamo. Fa iyo ni rimwe, hakiyongeraho do, hakiyongeraho sol, hakiyongeraho na do. Irindi nota riyongeraho kw'iyo game, ubwo ni ukuvuga ngo ni la. Inota rya la naryo turarifata riri diyeze. Iryo ni inota ryiyongereyeho. Noneho ugakomeza iyo ari diyeze esheshatu, ubwo bishatse kuvuga ngo ni amanota 6 y'umukara urakanda kuri piano. Ubwo kuri ya manota izo nari kuvuga uvuze ngo fa sol, ubwo urumva mu manota 7 hari kubura nako mu manota 7 niba ari diyeze esheshatu hari kuburamo inota rimwe gusa. Iyo game yitwa fa. Iryo nota riraza kwiyongeramo ni inota ryitwa ubwo turaza kudiyeza inota rya fa, tuze kudiyeza inota rya do, tudiyeze inota rya sol, tudiyeze inota rya le, tudiyeze inota rya la, ndetse twongere tudiyeze inota ryitwa mi. Urumva ko ni amanota turaza gukanda y'umukara. None iyo tugeze aha ngaha, noza kureba neza, tugeze hano amadiyeze 7, iyo game yitwa do. Ubwo naho ubwo bishatse kuvuga ngo amanota yose turafata na y'umukara, ariko kubera ko nta y'umukara gusa yegeranye, wibuke ko naho ndaza kubivugaho, hari amanota atagira diyeze nyine kuri piano turi gucuranga, ku buryo iyo ufashe diyeze uhita winjira kuri indi nota. Urugero nk'inota ryitwa mi n'inota ryitwa si, ayo manota ntabwo agira diyeze. None reka mvuge kuri bemol, naho nihuta cyane. Iyo tugeze kuri bemol, hano bindakeka biri kugaragara. Bemol urabona ni hano, iyi ni bemol. Iyo game yitwa fa. Bishatse kuvuga ngo mu manota y'umukara turaza gufata inota ryitwa si. Noneho bemol ebyiri ni game yitwa si. Ubwo bishatse kuvuga ngo mu manota y'umukara ndaza gufata y'ama bemol, ndaza gufata inota rya mi bemol. Naho ibyo by'ama bemol ndaza kubikwereka kuri piano. Bemol nongere mfate na ki na si. Ubundi umubare wa bemol, umubare w'amadiyeze cyangwa se w'ama bemol bita bikuwereka imibare amanota y'imikara uri buze gufatamo. Twakomeje. Ariko iyo tuvuze ngo diyeze unakubwiye ko iyo nota no kongeraho akagere cyangwa se kongeraho akantu gatoya
bemoro ni ugukuraho akantu gatoya akagera. Noneho kugira ngo wenda ngo ujye umenya ku mabemoro bitewe naho bemoro iri niho windi diyeze uba urazifata. Niba ari eshatu, bemoro imwe ifata kuri si, iya kabiri igafata kuri mi, iya gatatu igafata kuri ra. Bishatse kuvuga ngo ayo niyo manota y'amabemoro uraza gufata, ndetse gukomeza kugeza kuri bemoro enye. Bemoro enye ubwo bishatse kuvuga ngo turafata bemoro, ubwo ni inota ry'umukara rya si, dufata inota ry'umukara rya bemoro, ubwo ni bemoro ya mi, dufate bemoro. Rero tuvuze ngo bemoro ya mi ihita ijya kuba re diyeze. Ndabibereka kuri piano muhumure rwose. Noneho bemoro ya gatatu nakubwiye ko ifata ku murongo wa la, aho inota rya ra rijya. Bemoro ya kane ijya aho inota rya re rijya. Noneho bemoro eshanu, icyo gihe tuba bemoro eshanu, ubwo bishatse kuvuga ngo iyo ni game ya re. Ntabwo nagiye mbabwira iby'amagame kubera ko nabyo nagiye mbivugaho. Fa, so, re, la, mi, si, fa, do. Iyo ni ku bijyanye na bemoro. Fa, so, re, la, mi, si, fa, do. Oya ndabicuritse, ni fa, si, ntabwo ari sol. Fa, si, mi, la, re, sol, do. Fa, si, mi, la, re, sol, do. Ayo ni amagame ku bijyanye na bemoro. Noneho ku bijyanye na diyeze tukavuga ngo so, re, la, mi, si, fa, do. So, re, la, mi, si, fa, do. Noneho ibingibi biriya kugeza ubu ngubu ubigezeho waba uri dirija. Biriya byose tujye tumaze kurebaho waba uri dirija umva utangaje cyane, nta ndirimbo nini kwisoba. Bya bimenyetso tubikurikiza bya presto cy'imivuduko genda ugabanya yakara, niko nashatse kugira ngo mwereke. Ugomba waba uri metrodosha kabisa ku rwego rushimishije cyane. Yego uyobora indirimbo ewana bikomeye, ujya mu makonseri wadirije abantu bagakoma mu mashyi bagacurira ukumirwa. Twakomeje icyo bita none urabona ko tugeze ku isomo rya piano. Wibuke ko ibi byose iri somo nariteguye kugira ngo bigufashe gukora icyo bita pratique yo kuri piano. Ibi byose ni kugira ngo bidufashe gukora pratique. Bishatse kuvuga ngo utegetswe, usabwa kubisubiramo cyane kugira ngo ntihagire na kamwe kagucika, ubundi ukabona ukagenda ukicara kuri piano. Iyi rero ni piano, urabona ko twayigezeho. Nubwo iriya piano tuyita orgue cyangwa se orgue, ni orgue, ziriya ni ama orgue. Yego, noneho reka nze ngwereke iby'ingenzi byacu bitugenewe. Hano ahangaha reka ngerageze none njye mbikoraho uri no kureba wowe ukomeje kunkurikirana kuyicano. Nizere ko ahangaha tugiye kujyana. Urabona ngiye kujya nkwereka do na do diyeze, manze nzamuke ningera no ku mabemoro naho mbikwereke. Nuko uri kubireba, iyi ni do diyeze, ni ibibuto by'umukara. Do diyeze. Noneho iri nota ryitwa re diyeze, ni iri ngiri. Urabona iyi ni mi. Impamvu ni kuvuga ngo mi ntabwo igira diyeze. Urabona ko nta nota ry'umukara rihari. Ubwo ngiye gufata mi diyeze nahita mba muri fa, ahubwo fa igira diyeze. Fa nigira diyeze, dore ni iyi diyeze ya fa. Noneho na solo nayo igira iki? Diyeze. La nayo igira diyeze. Noneho tugahita tugera kuri si cyangwa se ti. Ti nayo ntabwo igira diyeze kuko duhita tuba ku nota rya do ari ryo rimwe. Ubwo mu manota tufite atagira diyeze ni mi na si, kuko iyo ikanze ribaye diyeze rihita rigwa muri do, si rihita igwa muri do, mu gihe cyo mi ihita igwa muri fa. Noneho ubwo ni ukuvuga ngo iyo turi kugenda utya turi kuririmba amanota yacu do re mi fa sol la si do, bishatse kuvuga ngo diyeze do re mi
ra ra si do. Gerageje kuririmba amanota nshyiramo n'ayo ma diyeze. Reka nsubiremo do re mi fa so fa so ra ra si do. Noneho tugiye kureba noneho ku cyo bita bemol. Iyo tuvuze bemol reka mbere hano uvuga ngo no turi gusubira nk'inyuma. Niba mvuga do si la so fa mi re do, do si la so fa mi re do. Burya turi kuzamuka tuba turi kwinjira muri diyeze, tukaba turi kugaruka, tukaba turi kujya muri bemol. Si igira bemol bishatse kuvuga ngo do yo ntabwo igira bemol. Iyo ibaye bemol itigwa muri si. Bishatse kuvuga ngo si igira bemol ni iry'umukara kuko ndi gusubira inyuma. La ikagira bemol ni iry'umukara. So ikagira bemol ni iry'umukara. Tukava kuri fa nayo ntabwo igira bemol kuko bemol ya fa nayo itiza kuba mi. Nituva kuri mi igira bemol. Ariko uvuga ngo ubundi mi bemol ni ihwanye na re diyeze. Aka kantu birimo do diyeze dore ngiyi niba re bemol ko tugenda diyeze twagaruka bikaba bemol. Ubundi kano naho nagasama do diyeze iba re bemol, re diyeze dore niyi igahita iba mi bemol. Noneho mi ntabwo igira diyeze, urabona ko hano ntabwo nashyizeho, ahubwo mi igira bemol. Noneho twagiye twikomereze tugere hano tugira fa diyeze niyo ijya kuba solo bemol. Fa tukujya imbere noneho dukomeza tugaruka bigahita biba solo bemol. Noneho tugahita dufata ku nota solo diyeze niyo ijya kuba la bemol. La diyeze niyo ijya kuba si bemol. Bishatse kuvuga ngo si diyeze twamaze kumva ko itabaho, nyine niyo turahita tuvuga ngo si diyeze itigwa muri do, kandi nanone do bemol itiza kuba iki si. Ntabwo kimwe n'ahangaha. Fa mi diyeze iba fa bemol ikaba mi. Ndakeka bisigerageje kubisobanura neza kandi ndakeka tunyuzwe n'ukuri. Niyo mpamvu ngiye gukomeza kara niba ukumvise kangaka nabonye katari kugaragara neza, ariko nari nshaka kukwereka icyo bita finger style, uburyo ushora intoki mu ntuza mu kiganza. Nabyo reka inze hano mbikwereke uko ikiganza giteye. Urabona niba ushaka kugira ngo ujye gucuranga, ikiganza kigira intoki eshanu, tugira urutoki rumwe, ebyiri, eshatu, enye, eshanu. Izi ni intoki eshanu, n'izi nazo ni intoki eshanu. Urabona ko ni intoki eshanu. None kugira ngo kuko nitujya gucuranga turi gukora imyitozo tuzajya dukoresha imibare 1, 2, 3, 4, 5 kuko intoki nazo ni eshanu. Ntabwo nzashyiraho gatandatu kandi nta rutoki rwa gatandatu ufite. Twagiye rero ufate nawe kuri kureba iyi video, fata ikiganza cyawe ugire utya. Urabona iki gikumwe nicyo twita do. Ubwo ntabwo ari do, ahubwo nicyo twita rimwe. Niba ubona nanditse ngo rimwe, aho nanditse rimwe mu myitozo tugiye gukora pratique, uzumve ko ari iki gikumwe kigomba kuhakora. Aho nanditse kabiri ni urutoki rukurikiranye n'igikumwe isi. Noneho niba nanditse gatatu ni izi ntoki, urutoki rurerure tujye tuvuga ngo ni mukuru inzumba zose. Noneho niba tugeze kuri kane ni izi ntoki zikurikiranye n'agahe izi. Yego, niba tugeze kuri gatanu ni tuno tuduhere. Bishatse kuvuga ngo ku kiganza rimwe ni hano, rimwe, kabiri, gatatu, nake kureba,
kane ndandiko zindarekana kane ariko kakibujya ruzamutse gatanu rimwe kabiri gatatu kane gatanu nanga ku biganza byombi ntuzajya ubona rimwe uzajya umenya ko ari iri kumwe nimubwira kabiri umenye ko ari urutoki rukurikira iri kumwe nimubwira gatatu urutoki rurerure nguru nimubwira ngo kane azahita wumva ko ari urutoki rukurikirana na gahera nguru kureba none nimubwira ngo gatanu uzahita wumva iki akagahera nibyo nanone nashatse kugaragaza ubundi niko hano nabonye bitari kugaragara neza ni rimwe kabiri gatatu kane gatanu rimwe kabiri gatatu kane gatanu n'ahandi niko bimeze rimwe kabiri gatatu kane gatanu muri iyi mibare iraha rimwe kabiri gatatu kane gatanu gusa nabonye bitari kugaragara neza noneho reka dukomeze ubwo tumaze kumenya ku bijyanye n'ikiganza imibare y'ikiganza ningubwira ngo ni rimwe uzabimenya ningubwira ngo ni kabiri nabyo uzabimenya ningubwira gatatu uzahita ubimenya ningubwira kane nuko bimeze noneho ntabwo ndabatindira arayo ni amakoro ntabwo ndayavugaho twamaze amakoro ni uburyo ugomba kwinjiramo wenda uri gufata piano hariya ntabwo ndabivugaho cyane kugira ngo tuzabikore muri exercice amakoro y'amaminere za majeri iranagerageje kugerageza ngo nkwereke amanota ubu twinjiye muri piano inota ryitwa do ni ukuvuga ngo kugira ngo umenye inota ryitwa do hano urabona ko dufite amabuto y'umukara kuri piano aya mabuto y'umukara iri nota ritangira nibyo twita do iri rikurikiraho ni re hahandi mbere yo gukora ya myitozo bivuga ngo do diyeze urumva ko byo bita ahangaha ntabwo ndabitinda do diyeze re diyeze ubwo ni iri nota nibyo twita do kuri piano iri nota nibyo twita do nk'uko nyine nakwigisha mu mwumva bataravuga ngo do ibiri munsi ya mwumva nota ariko ibyo bitarikiyemo akarongo dore ni cyitwa do noneho iri nota rikaba ryitwa re iri nota rikaba ryitwa mi ubwo aya manota y'umukara y'umweru gusa do re mi fa so la si ino bigeze kuri si uzi ko amanota ntarindwi agenda yirepeta ubundi ni ngo do re mi fa so la si kumva do re mi fa so la si do ugakomeza noneho ibi nibyo nacyo urumva mu piano ni gutya kuntu imeze ibifite amabuto abiri y'umukara ikagira n'ayatatu y'umukara kugira ngo umenye do uburyo niyo waba ucuranga utari no kureba icyane ushobora gukora ugahita wumva utundi tuntu tw'umukara ugahita wambara inota n'iryo do warangiza ukaba wacuranga utari no kureba yes aya ni atatu yo inota ntabwo ari do ahubwo do ni kuri aya abiri tuyarebera ugakomeza warangiza ukazamuka bwane yose noneho tumaze kureba ku bijyanye na piano ubwo hariya twayibonye ngiye kukwereka noneho haranagaragaje kubibona nyine nibyo mve ndi gusobanura ndi kukwereka niba piano yacu hari utubuto tw'umukara tuba duhari hari atatu hari abiri gutyo niko yagiye itondetse amabuto agenda atondetse nshatse kuvuga ngo iyo umaze kumenya ku buryo niba waba bakubwira ngo curanga utari no kureba ukora kuri piano ugahita wumva aya manota abiri y'umukara ukumva atatu ugahita uvuga ngo do iraha uburyo wahita ugenda ugahita ufata n'agahanga uburyo ugacuranga utari no kureba iyi aya ni abiri ubwo do iyi do ubwo ukabona iyo piano yari igize ishorerane ubwo aya abiri iyi do aya abiri iyi do urebe nanjye nzamutse n'abantu ngo do re mi fa so la si do urabona ko bitari kuriramo neza cyane do re mi fa so la si do aya manota y'umukara ubyibuka ko ni amadiyeze cyangwa se bemol ashobora kuba diyeze uri kugenda akaba bemol uri kugaruka haranagerageje bigaragaza neza nizere ko twese turi kubibona n'ahangaha nibyo nagerageje gukora ubwo kubakurikira inyigisho wenda mu cyongereza nabwiye ngo si ni do ubwo bishatse kuvuga ngo iyi si iri nota ryo kubona ryitwa si anarigira ibyo turi kwita do iri noneho riri kwaya abiri y'umukara aya abiri atatu y'umukara yanashyize mu kabara iri nota ritangira ryo riba ryitwa fa bishatse kuvuga ngo ryo naryo ni fa
do re mi fa, iyo fa ngicyo do re mi fa. Reka dukomeza noneho hano nagerageje kukwereka do nyishyira no mu kandi kabara, ndakeka biri kwigaragaza n'ukuri, ndakeka biri kwigaragaza kugira ngo aho uzajya ufata piano yose uzamenye ngo iyi ni do, abiri y'umukara iyi ni do, abiri y'umukara iyi ni do, abiri y'umukara iyi ni do. Ku nota yo kumenya do kuri piano ibyo bivuye kubera ko umuntu n'ugasohoke bisanzwe. Aya ni do, do re mi fa sol la si, do re mi fa sol la si do. Abiri y'umukara. Ubushatse abiri y'umukara iritangira ni do, aya abiri y'umukara iritangira ni do. Ibyo byarangiye. Noneho dukomeje gato bigiye kurangira, ngiye kukwereka uburyo ushora intoki muri piano. Uburyo ushora intoki muri piano ndagerageza kubikwereka hano, gusa kino kiganza nashyizeho ntabwo kiri kugaragara, kino kiganza intoki zacu ntabwo tuzigira gutyo. Reka nano ngikoreshereza, ntabwo dufata kuri piano intoki twazihinnye gutyo. Oya, ibyo ngibyo ntabwo ari byo. Ku buryo niba uzaba uri gucuranga intoki zimeze gutyo wikumva urimo kuvunika, oya. Cyangwa se gucuranga intoki wazirambuyemo nyine uri gucuranga intoki zirambuye zihinnye zimeze nk'aho wafunze igipfunsi, cyangwa se zirambuye, ahubwo zihine byoroheje, zihine byoroheje uri gucuranga ukareba ko intoki zose ziri bwite ziri gukora izo nyine utari kuvunika, byoroheje bitakuvuna, ku buryo uraba intoki ziri gucuranga. Nibyo nashatse kwerekana. Iki kiganza kiri gucuranga, urabona ko intoki zimeze neza rwose. N'iki intoki zigomba kuba zimeze gutya, ntabwo akarira, urabona ko nashyizeho ntabwo ari byo. Izi ntoki zihinnye wapi ntabwo ugomba kuzihina kwa mu rwego, ahubwo ugomba kuba wazihinnye bitari kukuvuna, gukora hehe muri piano. Noneho ikindi naza gukurikizaho, ibi nagerageje kugenda bivuga ndetse n'imibare hano ni samari none ndi kugera ku musozo, ukivuga ko navuze ngo 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Iyi rero ni piano yacu kureba bitewe n'imyitozo nzajya kugira ngo kanda ukanze ku mibare. Ubwo ni ukuvuga ngo yari ko kuzamuka kuri iyi mibare yacu, ubwo do re mi fa, ariko kubite ko bashyize imibare ni ukuvuga ngo ni do re mi, nagera kuri fa nkagira gutya, urabona fa wabwiye ko ni rimwe, nkahita nzamuka andi manota paka bigize ute birangiye. Ubwo aya rimwe ni igikumwe, kabiri urutoki rw'iki igikumwe, gatatu ururerure ukongera rimwe igikumwe, kabiri gatatu kane. Ubwo ni ukuvuga ngo kane ni urutoki rukurikiranye n'agahera, ubwo gatanu ni akagahera. Ibyo ndakeka bisobanutse kandi byumvikanye, ndakeka nta muntu ubigizeho imbogamizi. Rero mwebwe mwese mwakomeje kumurikirana iri ryari isomo, urabona ko nzajya ntanga imyitozo ngashyiraho amanota, y'amanota ngahita nshyiraho imibare, ukibuka ko turi gushyiraho imibare ijyanye n'ikindi kiganza, urutoki n'umubare wabo. Ubwo aho uri nizere ko kujya ureba 1 2 3 4 5. Rero ndabashimiye cyane mwebwe mwese mwakomeje gukurikirana, ukaba wicaye utuje wumvise inyigisho ya muzika ikubiyemo byinshi, ku buryo noneho tugiye gukora pratique ya muzika yo gucuranga piano twese turi kumwe kandi ntawasigaye. Ndabashimiye, Imana ibahe umugisha, ndabakunda cyane kandi nifuza ko uyu mwaka wa 2025 wagira twese tuzi gucuranga ndetse tuzi no kuyobora indirimbo. Twabibonye nta ndirimbo n'imwe yava kutunanira. Ndabakunda cyane, Imana ibane nawe. Kibuka ko wenda imyitozo myinshi ariyo ituma ukomeza kumenya muzika
caho caho, ubundi ibwo nyuma y'iyi video tukazajya duhurira kuri pratique. Ukibuka ko timetable narayitanze kwiga pratique, twiga dukoresheje Google Meet kuwa gatandatu saa 4 n'igice. Noneho kuwa gatandatu ni ukuvuga ngo kuwa gatatu twiga piano ariko theory, kuwa gatandatu tukiga pratique dukoresheje icyo bita Zoom cyangwa se Google Meet. Noneho kuwa kabiri no kuwa kane tukiga kumetiriza amanota, kuyaririmba kwa kundi nyine mushaka kwigisha indirimbo ku buryo aho wajya usaba kugira ngo yigisha indirimbo ukaba uri tayari. Rero nizere ko iyi nyigisho ibashimishije. Ciao ciao.